Ese waba warotaga ubona urukwavu mu nzozi ntumenye icyo rusobanura? Ese waba warotaga ubona urukwavu rwabyariye mu nzu ntumenye icyo bisobanura? Ushobora kubona urukwavu rwarabyariye munsi y'igitanda ntumenye icyo bivuze. Ushobora kubona urukwavu ruri kuri matera ntumenye icyo bivuze. Kandi ibyo tuje kugusobanurira hano, matera turayisobanura ukwayo, igitanda tugisobanura ukwacyo, n'urukwavu turusobanura ukwarwo, n'abana b'urukwavu tubasobanure ukwarwo. Bishatse kuvuga ngo hari n'ikindi kiyongeraho, hari urukwavu ubona rwapfuye ruri mu nzu ntumenye icyo bisobanuye, ntumenye icyo Imana ishatse kukubwiramo aho ngaho. Nibyo tuje kukubwira. Icyo tugusaba, injira na like, niba uri mushyashya hano ukande subscribe, ukore share, ukore comment kugira turusheho kubana umunsi ku wundi. Kandi Imana iranaguha umugisha urabukoze umurimo nawe nk'abandi. Kandi nshimira namwe mukomeje kudufasha kugura aka gakoresho kari karabuze, turagenda tupfa gukora uko tubonye, ariko byaba byiza n'iyi kamera ibonetse, byaba byiza Imana igukoresheje nawe ukagira icyo udufasha, ukaduteraho inkunga. Ubushobozi ubwo ari bwo bwose wabona Imana yagukoresha kandi bikagenda neza. Si ngombwa ibya mirenge, cyane ko Imana ikoresha umuntu uko ibishatse. Burya no gukorera Imana bisaba umutima ufite urukundo, bisaba umuntu ubyiyumvamo, ntago ari umuntu ubonetse wese ukorera Imana, kuko benshi bariyoberanya babeshya ngo bakorera Imana kandi wapi. Mbonereho no gusubiza uyu muntu uhita yandika uko abonye, akazana ikinyabupfura kitari cyiza, akamera nk'uri gusobanuza ku ngufu, akamera nk'aho ari twe tubyikoresha kandi natwe tubisaba Imana ikadufasha kubisobanura. Uyu muntu mwihanangirize, niba ariko aba yararezwe ntago mbizi. Rero benshi bakunze gukora ibintu nk'ibi, ugasanga abereyeho kuderanja, ariko uko waderanja kose ntiwaderanja umunyamugisha, barakubeshye. Ntiwaderanja n'umuntu Imana yashatse kugirira ikimarira ku bw'aka kanya. Ntiwanayobya umuntu Imana yashatse guhamagara ku bw'uyu muhamagaro. Ntiwanayobya umuntu Imana iri gushaka gukemurira ikibazo ku bw'izi nzozi yamunyujijemo, yarayobewe n'icyo bisobanuye. Bishatse kuvuga ngo witonde ibyo ukora byose. Bishatse kuvuga ngo uburwayi ufite kandi bugakira bitewe no kwizera wagize. Nta bundi bubandi bujemo, nta n'ubuturi bujemo, nta kugira umunabi bijemo. Imana ibasha kugukiza ikoresheje iri jwi nkoresheje ryonyine, ibasha kugukiza kubw'imbaraga zayo yashyize mu bakozi bayo. Rero bishatse kuvuga ngo nuba amaso ugomba kugabana umugisha uvuye ku Mana, nk'uko umuririmbyi yaririmbye ngo uyegereye aragabana. Reka duhere kuri uru rukwavu. Urukwavu icya mbere cyo rusobanura umunyabwenge. Urukwavu rusobanura umunyabwenge, mbisubiremo ubyumve. Urukwavu rusobanura umunyabwenge. Uko warubona ruje rumeze, rupfa kuba rutangiritse, rupfa kuba rutononekaye, cyangwa rupfuye, rusobanura umunyabwenge. Noneho ahangaha ndazigamamo ikintu kivuga ngo arubona urukwavu ruri kubyara se cyangwa rufite abana. Ibyo ndabizigamye kuko Imana ibikwereka hari ikintu ishaka kukubwira aho ngaho, wowe hari mesaje yindi ishaka kukugenera yawe y'umwihariko. Niyo mpamvu nzigamye urukwavu ruri kubyara cyangwa aba bana barwo. Noneho hari ukurubona ukarubona rwapfuye. Tukiri ahangaha, ntiwibagirwe kwinjirana like inshuti yanjye, ukore na subscribe niba uri mushyashya, kandi na comment niba hari icyo ushaka kubivugaho, na nimero ziba ziri ku mavideo yacu. Rero uru rukwavu ndizera ko ndugusobanuriye. Reka nkurikizeho iki gitanda. Ushobora kubona igitanda hariho urukwavu,
bishatse kuvuga ngo igitanda ubwacyo gisobanura isezerano, kigasobanura umugisha. Nubona igitanda kitangiritse ukabona igitanda ni cyiza nta kibazo, gisobanura umugisha, kikongera kigasobanura isezerano. Reka dukurikizeho ikindi kivuga ngo matera. Matera niyo tugiye gukurikizaho. Matera icyo isobanura, matera nayo isobanura umugisha n'isezerano. Noneho hari ukuntu ubona hariho urukwavu, cyangwa ukabona urukwavu ruri hagati yanyu mwebwe muryamye se, cyangwa ukabona ruri hagati mu bana. Icyo gihe biba bifite ikindi kintu bishatse kuvuga. Niyo mpamvu twe tuvuga iby'ibanze kugira ngo utazayoba. Noneho ibyo udasobanukiwe, nkwibutse ibyo udasobanukiwe mu byo tuvuze uratwandikira. Ntago wihutira guhita usoza video utumvishe icyo ishatse kuvuga. Ibyo udasobanukiwe muri byo nibyo twandikira tukagusobanurira, cyangwa ugaca kuri WhatsApp, nimero ziba ziriho. Nudusobanuza ikintu tukumva harimo icyo twakubwiye, ntituzagusobanurira, kuko icyo gihe ntago uzaba udukunda, n'Imana yawe ubwayo ntiwaba uyikunda, kuko ntago waba wahaye agaciro umwanya tuba twafashe kugira ngo tubashe gukora icyo Imana igushakaho. Rero nubona urwo rukwavu ruri kuri matera, ubwo matera nakubwiye ko isobanura isezerano n'umugisha, urukwavu rugasobanura umunyabwenge, igitanda kigasobanura isezerano nacyo n'umugisha. Iyo bitangiritse, ubwo iyo hari icyangiritseho biba byahise bihinduka. Nkwibutse ko ikintu cyose uko wakibonye, niba wabonye gifite ibara n'iri, naryo uravuga ngo nabibonye bisa gutya, bimeze gutya, kugira ngo tugusobanurire byimbitse bimeze neza, kugira ngo ufate ubutumwa bwawe nk'uko Imana yashatse kubuguha busesuye, nta kirogoya ibubayemo. Niyo mpamvu tukubwira ngo ugomba kuba maso kandi nawe ukarushaho gusenga. Ikindi gisigaye dusize mu bwiru, kugira ngo wowe ushaka gusobanuza nuzaba wakibonye, ni urukwavu rwapfuye. Rushobora kuba rwapfuye se, rushobora kuba rwaboze. Aho ngaho naho harimo ubundi mwihariko. Impamvu tubigenza gutya, Imana ibifite uburyo ki wowe wumvisha ibi ngibi igusanga bitewe na message ishaka kuguha, kuko Imana ntiwayitegeka ngo urakora iki, cyangwa ngo yibaze ngo ubigenje ute, cyangwa ngo wambumbye ute, nkuko utayitegeka. Niyo mpamvu igomba gukora icyo ishaka bitewe n'ubutumwa ishaka kuguha, kandi bukurokora, bugukura mu makuba no mu byago, cyangwa bukumenyesha ibyiza ugiye kubona. Rero ugomba kuba maso kandi ukarushaho gusenga cyane. Ndakwibukije ntugende rero udakanze subscribe, udakoze share, kugira ngo turusheho kubana amahoro, kandi woherereze n'abandi. Wenda ushobora kubyumva gutyo, sabone nayo ibikenewe, kugira ngo umurimo urusheho gutera imbere. Imana nibampera umugisha.